Urukundo ni ikintu gitangaje cyane. Umuntu wese yari mu rukundo abatekereza ko bari kumwe ari we yaremewe kubana, ndetse niyo mpamvu iyo bitagenze neza bishobora kwica ubuzima bw'umuntu mu buryo butaziguye. Ikibabaza kurusha ibindi ni ukuba mu rukundo ariko umuntu ukunda atari wawe cyangwa atagukunda nk'uko bikwiye. Muri iyi nkuru twifashishije urubuga rwandika ku nkuru z'urukundo Ericreme, tubona bimwe mu bimenyetso bishobora kukwereka ko umuntu muri kumwe atari wawe cyangwa se atagukunda. Icyambere ni iki gishobora kukwereka ko umuntu muri kumwe mu rukundo atagukunda. Hari ibintu byinshi adaha agaciro. Umuntu ugukunda by'ukuri aha agaciro buri kintu cyose cyerekeranye n'umubano wanyu, ashaka kukwereka gahunda ze nawe ukamwereka izawe, mukungurana ibitekerezo mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Niba uwo mukundana ataba ashishikajwe no kwita ku mibanire yanyu, uwo rwose si uwawe. Icya kabiri kindi ni iki nakunda kugutega amatwi. Akenshi iyo umuntu afite uwo bakundana aba yumva yamubwira ibintu bitandukanye, yaba bimushimishije cyangwa bimubabaje. Niba uwo mukundana ataguha umwanya ngo kumve igihe ufite ibyo ushaka kumubwira, ubwo nawe naba kwitayeho ku buryo wagira icyizere cy'uko ari uwawe. Icya gatatu kindi ni iki najya akugaragariza kuri uw'agaciro. Mu rukundo rwa nyarwo buri wese aba yumva atewe ishema n'uwo bakundana, ndetse akaba yanamuganiriza kenshi kari uw'agaciro kenshi kuri we. Niba uwo mukundana agufata nk'umuntu usanzwe, ukabona naho utandukaniye n'abandi bantu bose azi, uwo si uwawe rwose. Ikindi kintu cya kane ni iki ntabwo agaragaza ko agukeneye cyane, ndetse bijyanirana no kumva nta gaciro ugifite. Urukundo nyarwo rutuma umuntu wese yigirira icyizere akiha n'agaciro. Niba wowe rero wumva warabitakaje, ushobora kuba ukundana n'umuntu rwose utarakuremewe. Umuntu ugukunda aragukumbura, agukenera kenshi kurusha abandi bantu, akwisanzuraho, mbese ku buryo uba uri umuntu nyenerwa buri munsi. Niba ubona kuba ahari cyangwa adahari byose ari kimwe, uwo muntu ntabwo aba agukunda, byatuma ugira icyizere gihambaye. Icya gatanu kindi ni iki aba yumva ari wowe umukeneye cyane. Mu rukundo ni ugukenerana. Umuntu utekereza ko umubuze wasara cyangwa akumva ko ari wowe gusa uhora umukenera, ntabwo aba akwiriye gukundwa igihe agifite iyo myumvire. Urukundo ni urwa babiri, ndetse iyo muri kumwe uba wumva utisanzuye. Iteka iyo uri kumwe n'umukunzi wawe uba wumva udatekanye, ndetse akenshi hakaba hari ibyo utamubwira bitewe n'uko umuzi nashiti rwose uwo si uwawe. Icya gatandatu kindi nacyo ni iki na hejo hazaza mwembi mutekereza. Mu gihe uri gukundana n'umuntu ariko ukaba utajya utekereza kuri ejo hazaza uwo muntu muri kumwe, cyangwa nawe ubwe akaba atajya kuganiriza kuri ejo hazaza he, uba uri guta igihe, kuko urukundo rutagira ejo hazaza si urukundo nyarwo. Ndetse ushobora kuba umaze igihe kitari gito mukundana, ariko icyo gihe cyose ukaba nta na rimwe ubwawe ujya umushyira mu mishinga yawe, wumva utamushyira amakenga. Nakabuza rwose niba ari uko bimeze, birashoboka cyane ko atari we waremewe. Ikindi kintu cya karindwi nacyo gishobora kukwereka ko uwo muntu rwose mukundana atari uwawe, ndetse ugomba kumureka ni iki arakubabaza ariko akumva nibisanzwe. Kubabazanya mu rukundo bijya bibaho, ariko iyo umuntu akubabaza ukabona ntacyo bimubwiye, biba ari ikintu gikomeye cyagakwiye no gutuma utandukana n'uwo muntu byihuse. Icya munani kindi nacyo ni iki igihe cy'intonganya kiruta igihe cyo kumererwa neza. Abantu bakundana bagomba kuba bumvikana, nubwo gushwana bitabura, ariko hari igihe biba bikabije, ukabona igihe cyo gushwana kiba ari kinini kurusha ibihe byiza. Urukundo nk'uru ntirushobora kuramba habe na gato. Icya cyenda ni nakubaha. Umuntu mukundana ariko ukabona ntabwo akubaha, birutwa no kubireka kuko ntacyo biba bimaze rwose na gito. Ikindi kintu ni iki igihe kiragera ukumva waribuze. Hari igihe kigera ufite umuntu mukundana ariko ukumva nuzi ibyo urimo, mbese ukumva ntiwamenya icyo usobanurira abantu haramutse hagize ukubaza uko byifashe mu rukundo rwawe n'uwo muntu. Iyo bigeze aha wumva utamenya uko uhagaze, biba bihari, uba ukwiye guhagarika gukomeza kwibeshya no kubeshya umutima wawe. Igihe rwose wumva muri wowe utabyiyumvamo, ndetse utazi ibyo urimo, kwibaza ati ndi mu rukundo cyangwa narwo ndimo rwose, ni byiza ko wabihagarika, ndetse bikaba na byiza wumviye umutimanama wawe ukareka kuwubeshya.
icya 11 ni iki ngiki. Nta bihe byiza mugirana. Abantu bamwe na bamwe bitwa ko bari mu rukundo ariko bakaba batajya banasohokana, batajya batemberana, badashobora guhura ngo basangire cyangwa bagire umwanya wihariye ngo bagirane ibihe byiza. Mu gihe bimeze gutya, amahirwe y'uko urukundo rwanyu rwaramba aba ari make cyane. Buri wese yagakwiye guha umwanya mugenzi we kugira ngo urukundo rwanyu rushinge imizi ndetse n'ejo hanyu hazabe heza mu rukundo. Icya 12 nacyo ni iki ngiki. Aguca inyuma kenshi. Kubabarira bibaho ariko iyo bihora byisubiramo ku ikosa rikomeye nk'iri ryo gucana inyuma, uba ukwiye gufata umwanzuro ukabivamo rwose. Icya 13 ni iki. Nta mwanya wo kugutekerezaho agira. Kuba umuntu umukundana ntibihagije, ahubwo niba agukunda by'ukuri ashobora gukora ikintu kikugaragariza ko ahora gutekereza, akaba yakugurira nk'ikintu cyoroheje azi ko ukunda cyangwa n'ibindi bigaragaza ko akwitegereza atekereza ibyo ukunda. Icya 14 ari nacyo kibanziriza ibya nyuma, dore ko nakubwiye ko ndakubwira bimwe mu bimenyetso bigera ku 15 bishobora kukwereka ko umuntu mukundana atari uwawe. Ni iki ngiki. Uba wumva wakwigira ubutariwe. Igihe uri kumwe n'uwo muntu ukumva wahindutse, ukumva hari ibintu byinshi mu buzima busanzwe wakora cyangwa wavuga, ariko muri icyo gihe ukaba utabikora, haba hari impamvu ibitera. Bishobora guterwa n'uko uwo muntu ukaba ushaka kumera uko ashaka, ariko ibyiza ni ugukundana n'umuntu udatuma wumva ushaka kuba utariwe rwose. Ni byiza gukundana n'umuntu niba ukunda kuseka cyangwa ukunda kuganiriza abantu, ukaba wabaganiriza, cyangwa niba hari ibyo ukunda wumva wakicara utandaraje ukaba wabikora. Ariko igihe uri kumwe n'umuntu rwose ngo mwitwa murakundana, ukumva birakubangamiye kuba muri kumwe rwose, nakabuze rwose usu wawe, umuntu wawe nyakuri, icyo ushaka gukora uragikora. Ndetse bavuga ko umuntu wawe nyakuri nyine ari undi muntu wowe nyine, wa wundi nyine wumva nyine ibyo ukunda ukajya usanga murabisangiye, uwo nguwo rwose aba ari wa muntu wawe wa nyawe. Ndetse si ibyo gusa, kuko niyo yaba atabikunda gusa nyina gukunda, arakwihorera ndetse akanumva rwose umushimisha ibyo ukora byose abyishimiye. Icya 15 nacyo cya nyuma ni iki ngiki. Nayo agira amatsiko yo kumenya ukubayeho n'ibindi byerekeye ubuzima bwawe. Umuntu ugukunda aba afite amatsiko yo kumenya ibyo ukunda, ibyo wanga, ukubayeho, umuryango wawe n'ibindi bitandukanye. Igihe ukundana n'umuntu ukabona ibyo byose ntacyo umubwiye, haba harimo ikibazo kuko biba bidasanzwe. Ndetse icya nyuma wibwira muri wowe nuko kuba wumva wabivamo. Niba inshuro nyinshi umutima wo kubwira gutandukana n'uwo mukunzi wawe ariko ukabyirengagiza, ni kimwe mu bigaragaza ko atari we waremewe. Ndetse rwose ubishoboye watangira kumwikuramo hakiri kare. Erega ubundi urukundo rwawe ntabwo uwo musore cyangwa uwo mukobwa mukundana ari we wenyine wakwakira urwo rukundo rwawe. Wikwishyiraho umutwaro rwose, rekura mugani w'abarokore maze utangire ubuzima bushya, kandi ndakubwiza ukuri uzabona undi uzakwishimira ndetse nawe umwishimire mwibereho muri paradizo. Aha niho rero uzaba ubonye uw'Imana yakuremeye. Ni naho dusoreje. Njye na Lidiane Mahirwe. Iyi ni Story House. Kanda subscribe tujye dukomeza kubana.